ikipe ya Gicumbi yabigeze ku munsi w'ejo nyuma yo kwitwara neza igatsindira yatsinze ikipe ya Jeunesse ibatsindira mu rugo yitsindira kuri stade ya Mumena ibitego bibiri ku busa mu by'ukuri. Ikipe ya Gicumbi ni ikipe mu by'ukuri kugeza ubu ngubu mu mikino 5 bamaze gukina nta mukino n'umwe bigeze batsindwa, kubera ko muri iyo mikino banganyijemo imikino 3 batsinze imikino 2 mu by'ukuri kameze nka favori neza kira mukino. Hanyuma muri retour noneho bongeramo imbaraga kugira ngo barebe ko batsinda, kuko barebye basanga badatsinze ntabwo bazamuka. Niyo mpamvu bahise batsinda imikino 2 yikurikiranya, ariyo mpamvu bahise bazamuka mu cyiciro cya mbere n'amanota 9 mu by'ukuri. Byari ibyishimo bikomeye cyane ku munsi w'ejo kuri stade ya Mumena. Nabonye nka meya rwose yarahari, yanahageze n'igitego cya mbere gihita kijyamo. Akarere ka Gicumbi ni igitwaye Emmanuel batangira kubamenya bakongera icyo igitwaye Emmanuel wagarutse muri top tire amazemo n'igihe amaze iminsi. Emmanuel akaba ari umuhandballer niyo siporo ye niyo yakinnye. nabonye guverineri na Gicumbi, nabonye message ya guverineri w'intara y'Amajyaruguru honorable Maurice Mugabo wa Gahunde. iryo zina se murumva ritaryoshye ubundi ry'iri Nyarwanda ntabwo kuri social media yitwa Gahunde Maurice, ariko rirambuye ni Maurice Mugabo wa Gahunde. yego yatanze ubutumwa rwose ashimira ikipe ya Gicumbi nyuma yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere, ababwira ko rwose abishimiye uko yavuze ngo congratulations ku ikipe ya Gicumbi imaze gutsindira kugaruka mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda. urumva Musanze FC yari imaze iminsi idafite mugenzi wayo babana mu cyiciro cya mbere, ariko Gicumbi iragarutse nyuma y'imyaka 3. ibe n'amakuru meza cyane. Nta makuru neza nabonye n'ikintu bakoze buriya Gicumbi yari imaze iminsi ikinira i Kigali, kuko iyi shampiyona yose bakinira i Kigali kuri tapi rouge, ntabwo bakiniraga ku kibuga cyabo. Barabizi ko ikibuga cyabo kiri kubakwa ira stade yabo y'Igicumbi. Ni n'amahirwe ko wenda ubwo bazaba batangiye mu cyiciro cya mbere cyazaba cyuzuye kugira ngo batangire season naho bari iwabo, ariko bihanganiye izo mvune zose zo gukina batari imbere y'abafana. Barabizi ko aya makipe mu turere ubundi intwaro ya mbere ari ukukinira imbere y'abafana, ariko bakiniraga n'ubundi ku bafana batari ababo, kuko ababa benshi hano i Nyamirambo usanga bifanira izo za Jeunesse za Vision, ntabwo ari ababo, ariko barabyihanganiye bazamutse. Rero nabonye mu by'ukuri bari bafitemo n'abakinnyi Lorenzo bari basanzwe bakina icyiciro cya mbere. Urabona ko nka Jean Damour Meya yari kapiteni w'ikipe ya Gicumbi, yaravuye mu ikipe ya Sunrise. Bari bakinnyi nka Badolphe bari bavuye mu ikipe ya Bugesera. Ubu buryo bagiye begeranye bano bana bavuye mu ntare, nk'umwana bita Peter bamuvanye mu ntare mu kibuga hagati. Mu by'ukuri umutoza bita Amoro yari afite ikipe nziza, irimo nka Murenzi Patrick Munyagihugu uramwibuye muri Gicumbi ndetse kuri Ngabo Robin gusa Munyagihugu bazakina ku kibuga cyabo nta kibazo bafite. Ndetse yanavuze ko bafite meya ukunda imikino cyane, ngo ni sportif pe, no mu bantu babaye nyuma equipe ya Gicumbi muri iyi saison. Hari ukuntu ntekereza yuko uko Gicumbi yagiye igaragara mu myaka yashize ikazwa itubona rwose faza rirangiye basa n'ababivuyemo, ubona ari ikipe izamanuka, wenda twakwizera neza ko barasa neza, bigaragara ko n'imibereho yazamutse ikipe ya Gicumbi.